Kimwe mu bintu bitangaje ni uburyo umuntu ashobora kugukora mu kwaha cyangwa munsi y'ikirenge ugaseka. Si umuntu gusa, ahubwo n'akantu gato kakaba kagusetsa. Nyamara wowe wagerageza kwikirigita ntuseke. Ariko se ubukirigitwa ni iki? Buva ese? Kuki se abantu bamwe babugira abandi ntibabugire? Ese ubundi kiremwa muntu nicyo cyonyine kigira ubukirigitwa? Abahanga batandukanye nka Charles Darwin, Galileo, Francis Bacon ndetse na Plato bagerageje kwiga ndetse no gushaka gusobanukirwa ubukirigitwa ni iki cyangwa se buvahe, ndetse binabatwara igihe kitari gitoya. Kimwe bahurijeho nuko gukora umuntu ahantu runaka agaseka atari uko biba bisekeje, ahubwo bifite aho bihurira n'ubwonko bwa muntu. Utegute rero gukirigitwa bidutera guseka. Mu gitabo Let's Talk About Tickling cya Veronica Francis asobanura ko gukirigitwa ari uruhurirane rw'ibintu bibiri. Kimwe ni ikizwi ku izina rya gargaresis, ni cya gihe nyine umuntu agukirigita ugahita useka, cyane iyo akoze ahantu runaka bizwi ko hagutera gukirigitwa. Abenshi bahuriza mu kwaha, ku nda, munsi y'ibirenge, mu ijosi, mu mutwe ndetse n'ahandi. Ikindi ni ikizwi nka naizimezis. Ibi ni uburyo iyo umuntu agukozeho ubutumwa bujya mu bwonko maze ukabasha kumenya ko umuntu agukozeho, ariko igice kibishinzwe cyegeranye n'agace gashinzwe ibyishimo mu bwonko. Iki gitabo gikomeza kivuga ko umubiri wa muntu ku ruhu inyuma ahitwa epiderme haba hari nk'imiryango ishinzwe gutwara ubutumwa ku bwonko iyo umuntu agukozeho, hifashishijwe icyo bita functional magnetic resonance imaging machine. Abashakashatsi bavuze ko hari uduce tubiri dushinzwe ibigendanye n'ubukirigitwa mu bwonko bwa muntu. Hari agace mu bwonko kazwi nka somatosensory cortex. Aka gace ni nako kiga ku kintu cyose kigukozeho, niba ari icyagutwika, niba ari igikonje, niba ari ikikujombye, niba ari igishyushye se, ndetse niba ari n'ikigukozeho bisanzwe cyangwa se ikigukirigita muri rusange. Hari kandi akandi gace k'ubwonko kazwi nka anterior coagulated cortex. Ni agace gashinzwe gukora ku byishimo gatuma umuntu aseka. Ubu bushakashatsi hifashishijwe iri koranabuhanga bwagaragaje ko guseka bisanzwe ndetse no guseka ukirigiswe bikoreshwa n'ubwonko bwa muntu mu gace kazwi nka lambic operculum. Aka gace rero ni nako kayobora mu maso ha muntu akabasha guhinduka ndetse n'inyama zikinyeganyeza mu gihe umuntu asetse. Uzitegereza iyo umuntu asetse uhita ubona ko mu maso hahindutse. Ikinyamakuru Inside Science nacyo kigendeye ku bushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Arizona bukozwe n'inzobere mu by'ubwonko bwa muntu, cyemeza cyo guseka bigera no ku gace k'ubwonko kazwi nka hypothalamus, agace ubusanzwe kazwiho gucunganwa no gukorana n'imisemburo itandukanye mu gihe umubiri wa muntu wahindutse, by'umwihariko bigendanye n'ibibazo ndetse n'ububabare cyangwa ikindi kintu runaka kidasanzwe cyinjiye mu mubiri wa muntu. Professor Robert Provence yakoze ubushakashatsi bwagutse aza no gusanga ko burya guseka ari uburyo bwo guhuza abantu. Ni ukuvuga ahanini nko ku bana bato ngo ni uburyo bwo kuganira hagati y'umwana n'umubyeyi we. Gusa nk'uko ubushakashatsi bwe bwabyerekanye, ntago umuntu ari we wenyine useka. National Geographic yerekanye ko guseka burya biba mu bisimba nka za chimpanzee, ingagi, ndetse iki kigo cyanakoze ubushakashatsi bwagutse ku mbeba. Ikindi kandi ngo burya ibi bikoko ngo biseka iyo ahanini bikozwe ku nda. Dr. Alan Helkach ukuriye ikigo cy'ubushakashatsi muri Chicago yemeza ko iyo umuntu akirigiswe bikora ku mitsi ishinzwe iby'ububabare ku ruhu, ari naho ubwonko bwumva ubwo bubabare bugakorana na hypothalamus. Bishatse kuvuga ko ukirigisa umuntu cyane byarenga kuguseka ahubwo bigahinduka ikindi kintu kitari cyiza. Uyu mugabo yanasobanuye ko impamvu tutabasha kwikirigita ngo duseke ngo nuko ubwonko bwacu buzi gutandukanya niba ari wowe wikozeho cyangwa ari undi muntu ugukozeho. Niba rero wikirigise, ubwonko bwifata nkaho ari ukwikuraho akantu runaka kakubangamiye cyangwa kwishima, ari nayo mpamvu utabasha kwikirigita wowe ngo useke. Ngiyi impamvu useka iyo bagukirigise.